Fanya Kazi TV, we are the solution. Deka nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Aba pioneers mwese reka nizere ko aho muri mwese mumeze fresh cyane. Hanyuma rero turakomeje kuri iyi message nabonye cyangwa se nashobora kuba wabonye. Iyi ngi ntabwo igomba gutera ubwoba. Iyi ngi ngo there was an error loading message. Sometimes bibaho ntugire ubwoba. Gusa uyu munsi hari ikintu nabonye, sinzi niba nawe ariko wenda wakibonye. Benshi tuzikuye twamaze gukora KYC, nta mpamvu nimwe yo kongera gucekinga cyangwa se kugira imbogamizi mu gihe tugiye ku mininga cyangwa se mu gihe tugiye kureba uko wallet yacu ihagaze. Ariko nanone ni byiza ko twese tuzajya tugira amakenga tukagenzura kuri mainnet checklist, kubera ko hari gihe ibyo dutekereza ko bimeze atari ko biba bisanzwe. Njyana nyarukiro nsanga bimeze gutya. Nk'umuntu nari nzi ko nakoze KYC na transfer ya mbere yarabaye, nabanje kwibaza impamvu y'ibi ngibi. Niye mpamvu rero Pi Network iri kudusaba kongera gukora icyo bita two-factor authentication process. Iyi message irambwira ko na confirminze wallet, ariko none hakenewe kurangiza cyangwa se gukora two-factor authentication. Iyi ngiyi iyo umaze kwiyemeza nibwo migration nk'iya mbere cyangwa se ya kabiri kuba tarayikorerwa cyangwa se iya kabiri nayo ibashe kugenda neza. Reka rero dufatanye nkwereke uburyo ushobora kubyitwaramo nta mpunyege kandi ntabwo ba ufite standard. Icyo ukora uretse ukanda hano kuri start muri inguni, bahita bakuzana kuri page ya confirm your Pi wallet. Ahangaha mwibuke ko ni hamwe tugomba kuzuzamo ya passphrase yacu. Ukibuka ko i passphrase ni ibanga ryawe, nta muntu ugomba kuyiha. Muri aka kanya rero leta ureba aho wayibitse cyangwa se aho wayikopiye kugira ngo ubashe kuyizanamo. Bibaye bitagukundiye cyangwa se utarabikoze, ngiye kureka ubundi buryo bahita uyibona bitakugoye. Icyo uri bukore rero kugira ngo uhite ubona passphrase yawe bitakugoye, urasohoka muri Pi, ahubwo uklike kuri Pi browser. Niba utara downloading Pi browser byakugora kandi sinzi ko byanakorohera kuba wabona wallet yawe uko ihagaze. Urinjira none kuri Pi browser. Numara kwinjira kuri Pi browser, urahita ukanda kuri wallet yawe, bakujyane hano kuri unlock Pi wallet. Bitewe no kuro tutazi passphrase yacu aho iri cyangwa se tutayibuka, turakanda hano kuri unlock with fingerprint. Icyo gihe urakoresha fingerprint yawe niba ari wowe wemeje, cyangwa se ubundi buryo bwawe wahisemo waba wakoresha password cyangwa se pattern. Hanyuma niwinjiramo urakanda hariya hejuru mu nguni twita nka settings, bongera bagusabe gushyiramo password yawe, hanyuma ujye kuri show my passphrase. Icyo ukora urakanda kuri kano kantu ka copier, wibuke ko passphrase ni ibanga, hanyuma ugarukire no kuri ya page ya mbere ya Pi ukore paste. Icyo gihe urahita winjiramo ukande kuri confirm your wallet. Barakohereza email. Iyi ni email uba waremeje mu gihe wafunguraga Pi account. Winjiremo kuri Gmail yawe, ukande kuri link uri buze gusangamo. Urahita ukanda kuri verify your migration wallet. Iyi page no irite ifunguka nanone ikwereke ko wamaze kubyemeza. Icyo uri bukore urakanda kuri kano kantu ka X kugira ngo ubisohokemo, hanyuma wongere ujye kuverifya urebe ko kuri mainnet checklist byose byatunganye. Nkuko ro mubyibonera, ninjira kuri mainnet checklist ndasanga byose biri completed. Ugomba kubikora kugira ngo second migration cyangwa se migration yose izakenerwa gukorwa izasangiye warakoze verification. Iyi ni Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi, turi kumwe. Fanya Kazi TV, we are the solution.